Gusuhuza mwe mudukurikira umunsi ku munsi nk'uko bisanzwe ni Evangeliste Silas kuri channel Ururembo TV. Hanyuma nk'uko sanzwe mbabwira waba arwaye, waba afite ibibazo ndetse n'intambara z'uburyo butandukanye, turamuhumuriza tumubwira ngo hari Imana ifite imbaraga, hari Imana ifite ubutware ndetse hari Imana ifite ubushobozi. Aha ku Rurembo TV reka tubanze dusenga Imana nk'uko bisanzwe tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Mana Data wa twese wo mu ijuru, ndagushimiye kuri Imana ikomeye kandi uri Imana ifite imbaraga, uri Imana itabara kandi uri Imana nk'umurengezi wacu, uri Imana nziza Data wa twese, se w'umwami wacu Yesu Kristo. Ndakwinginze cyane mwami Imana yacu kubwo abanyumva bari mu Rwanda, bari muri Amerika, ku migabane itandukanye y'isi, turabingingiye kugira ngo aba barwaye kiganza cyawe gikiza kibakoreho. Mwami hari abarwaye indwara zananiranye, abaganga bakaba barakoze ibyabo ariko bikanga, ariko turategetse mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo imirimo biboneke kw'abo bantu, kandi aba bafite ibibazo by'uburyo butandukanye nabo Mana Data twese ubagirire neza, bakubone, babone ineza ndetse babone urukundo rwawe. Urakoze mwami Yesu, urakoze kuri Imana ikomeye kandi umva gusenga no kwinginga kwanjye ni mu izina rya Yesu Kristo bisabye nizeye, amen. Haleluya, haleluya. Nongeye kubifuriza umugisha n'amahoro bituruka ku mwami Imana. Mbese muraho mwe mwese munyumva? Uyu munsi nje kuganira namwe ijambo ry'Imana nk'uko busanzwe. Intego ya channel yacu ni ukunyuzaho ubutumwa bwiza bunyuze mu ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza n'ubw'igiciro. Ijambo ry'Imana niryo ryatumye tubaho, ni ryatumye turemwa, ukuri uriho kubw'ijambo ry'Imana. Kandi reka mbanze nshimire umuntu wakoze subscribe, hanyuma nshimire n'umuntu uhora ukora like, share, comment zanyu ziba zikenewe, mwese ndabashimiye. Hanyuma reka nanone nisabire uyu mwanya, reka nkwisabire weho unyumva, weho unyumvishe bwa mbere, ubundi ni ngombwa ko unyemerera ukantega amatwi ugakanda subscribe. Ndagusabye nyemerera, ndakwinginze kanda subscribe, ukole like, share and comment. Uraba ugize neza kandi uraba uduteye inkunga yawe irabikenewe, turaba tubona ko turi kumwe. Kandi nongere nkwinginge nanone, iyi video nuyireba ukomeze uyireba, hanyuma ugere no hagati, hari ibyiza byinshi guhishiye kubite n'intego y'ijambo tugiye kuganira. Uyisoze rwose nabwo uzaba ugize neza, kuko uyitangiye ntuyisoze nabwo nanone ntabwo umenya icyo twari tugambiriye kwigisha. Imana rero iguhereze umugisha. Haleluya, haleluya. Mbazaniye rero ijambo rivuga ngo kuba maso. Kuba maso niryo jambo, niyo ntego y'ijambo nzanye. Kuba maso rero tugiye kuganira tubinyujije mu ijambo ry'Imana, ibindi turakomeza tuganira. Kadusoma ijambo ry'Imana turarisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo ibice 25, umurongo waho duhere ku wa mbere turagarukira kuri 13. Ni ukuvuga ngo iri ni ijambo rya nyiri ijambo tugiye gusoma. Rero wewe ukunda ijambo ry'Imana ndetse nawe utarikunda, burya ushobora kugira icyo ukura mu iri jambo ry'Imana. Kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Haranditswe ngo umugani w'abakobwa 10, niko titre y'amagambo cyangwa se ni kumutwe w'amagambo uvuga. Umugani w'abakobwa bangahe? 10. Icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzageranwa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri abo 10 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajyanye amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze bose barahunikira barasinzira,
ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimumusanganire. Maze ba bakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati, nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabahakanira bati, oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe. Urugi rurakingwa, hanyuma ba bakobwa bandi nabo baraza barabahamagara bati, nyakubahwa dukingurire. Nawe arabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ntabazi. Nuko mube maso, kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Amena. Haleluya, haleluya. Hano dusomye ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ni ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. Bibiliya ivuga ko bigira umumaro wo gutunganya umuntu no kwenda gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse rwose. Bivuze ngo ijambo ry'Imana riradutunganya, kandi ijambo ry'Imana rituyobora mu buryo bwo gukora imirimo myiza yo gukiranuka. Niki ijambo ry'Imana ritumariye. Rero hano dusomye ijambo ry'Imana dusanze mu butumwa bwiza, muri kimwe mu gitabo cya Matayo, mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe n'uyu mwanditsi Matayo. Arandika aravuga ngo aca umugani. Yesu yagiye yigishiriza mu migani. Twibuke iki gitabo ni kimwe mu bitabo bine Yesu yanditse. Niho Yesu yagiye yigishiriza. Kino gitabo ni kimwe mu bitabo bine. Iri jambo ry'Imana dusomye ni ijambo kuko Yesu yagiye yigishiriza mu migani, cyangwa agakoresha ishushanya mvugo afite icyo ashaka kwigisha abazamwumva cyangwa se abari kumwumva. Hanyuma iri jambo ry'Imana riratubwiye ngo umugani w'abakobwa bangahe? Umugani w'abakobwa 10. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo 5 bari abanyabwenge, abandi ngo 5 bari abapfapfa. Hanyuma bose aba bakobwa kari 10 bari bafite umugambi umwe, bari bafite intego imwe. Intego bari bafite, nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwiye, intego bari bafite kwari ugusanganira umukwe. Umukwe niyo yari intego. Hanyuma muri cya gihe bari mu myiteguro, ngo habayeho ikintu gikomeye, ngo barahunikiriye, barasinziriye. Mu yandi magambo, igihe kigeze, kuko bari bafite ya ntego yo gutegereza umukwe ngo bamusanganire. Harimo 5 bavuzwe ko bari abanyabwenge. Aba 5 nibo bari maso. Hanyuma umukwe araza, binjirana nawe. Ba 5 b'abanyabwenge binjiranye n'umukwe. Hari ikintu gikomeye cyabayeho bakimara kwinjirana n'umukwe. Bibiliya itubwiye ko urugi rwafunzwe. Urugi rwarugawe. Ngo rumaze kugarwa, rumaze gukingwa, aba 5 baraje, bagiye kwishakira amavuta, batekereje kujya mu bahanjuzi, bakererewe. Baje rero basanga hari ikintu cyababayeho gikomeye. Basanga urugi rwakinzwe, basanga umukwe yabasize, basanga ntago bisanze muri babandi basanganiye umukwe, kuko umukwe yaraje urugi rurakindwa, ariyo mabwiriza. Haleluya. Aba 5 b'abanyabwenge bo binjiranye n'umukwe, bivuge ngo nibo bagaragiye umukwe mu yandi magambo. Rero nk'uko Bibiliya itubwira, aba bakobwa 5 b'abapfapfa batakambiye babandi bari biteguye, barababwira ngo nimuduhe ku mperezo zanyu, nimuduhe ku mavuta yanyu. Ariko aba 5 b'abanyabwenge barabahakanira, barababwira ati, oya, nimwigendere mu bahanjuzi, muzana yanyu mavuta, nimwigendere, natwe twakoresheje igihe cyacu neza. Ese mwene data we unyumva, uri gukoresha igihe cyawe ute muri iyi minsi?
Bibiliya ijambo ry'Imana ivuga ko Yesu haraho yigisha aravuga ngo yaba nyir'inzu yamenyaga igihe umujura azira ngo yakabaye maso. Rero Yesu cyangwa se uyu mugani waciwe Yesu yaciye ni bifite icyo bivuze. Rero turi abageni ba Kristo, itorero ni umugeni, kandi Yesu azaza kujyana itorero rye. Yesu azaza kujyana umugeni we. Yesu azaza kujyana umugeni we, ari ryo torero. Itorero ni umugeni wa Kristo. Yesu ni umukwe. Yesu rero reka ngutangarize ko Yesu azaza kujyana itorero rye. Yesu naza azasanga witeguye. Yesu naza azasanga bimeze bite ku buzima bwawe. Azasanga umwiteguye, kuko azaza mu gihe tutatekerezaga. Azaza muri cya gihe tutari tumwiteguye. Ese ntabwo urugi ruzugarwa utarinjira? Umve, hari ikintu gishobora kukubuza kwinjirana n'umukwe. Hari ikintu gishobora gutuma umukwe akubenga. Ni ikintu gikomeye, ni cya kindi gituma utagirana ubusabane n'Imana. Iyo niyo mpamvu, iyo niyo ntego ya Yesu. Yesu ari kutwigisha binyuze mu iri jambo ry'Imana. Ari kutubwira ngo nitwitegure, ari kutubwira ngo nitwirimbishe, kuko araje, aje kujyana itorero. Yesu araje, aje kujyana umugeni, kandi azagendana n'uwiteguye. Haleluya! Yesu naza azagendana n'abiteguye, azagendana n'umugeni witeguye. Ndagutangariza cyangwa ndakwibutsa kugira ngo witegure umukwe, kuko azaza mu gihe udatekereza, kuko azaza mu gihe utari ubizi. Azaza, ntago azatinda. Yesu ari kuvugana nawe. Yesu ari kuvugana nawe kugira ngo witegure. Itegure, kuko igihe cye kiraje, kandi kiraje, kizazira buri wese. Itegure hakiri kare, iboneze, shaka imirimo myiza yo gukiranuka, kugira ngo umukwe naza ntagusige. Ntabwo uzi igihe azazira. Mwibutse ko igihe nikigera uzatabaruka. Uyu munsi yaza. Uyu munsi nubwo igihe cy'imperuka kitaragera, nubwo Yesu ataraza kujyana itorero rye, ariko uyu munsi hari abari kugenda azira. Wenda uyu munsi yaba ari wowe. Wenda uyu munsi yaba ari wowe unyumva. Wenda uyu munsi yaba ari njyewe. Ariko se uriteguye? Azaza ntabwo azatinda. Haleluya, haleluya. Yesu azaza ntabwo azatinda. Torero ry'Imana mwe munyumva, Yesu azaza ntabwo azatinda. Nimube maso, kuko ntabwo muzi umunsi cyangwa igihe. Nimube maso, mube abanyabwenge, mube abakobwa batanu b'abanyabwenge, mube abantu bahora biboneza. Kwiboneze nk'uko aboneye. Icyo nicyo Yesu adushakaho. Mureke twitegure hakiri kare. Yemwe mureke twitegure hakiri kare, kuko Yesu azaza ntabwo azatinda. Haleluya! Yaza nijoro, yaza ejo, ariko azaza, kandi ntabwo azatinda. Yesu azaza gutwara umugeni we. Azaza kujyana itorero rye. Mbese bimeze bite mu mibereho yawe? Mbese bimeze bite mu mbuto zawe wera? Bimeze bite muvandimwe? Bimeze bite? Tekereza neza, urebe niba aje, ko yasanga witeguye. Twese two tuzapfa se. Twese tuzagira igihe tutabaruke, kuko ntawe uzaguma ku iyi si. Ariko si isi uyibayeho ute? Iyi si uyibayeho ute? Bagenzi banjye, isi tuyibayeho ute? Ko Yesu aje, kandi aje kujyana itorero. Hari abantu basigaye bafite terime ivuga ngo babigize iciro ry'imigani nk'igihe babivugiye. Ariko reka nkubwire nshuti yanjye, nubwo umaze imyaka myinshi ubyumva,
ariko Yesu araje. Yesu araje kandi ntatinze. Yesu araje, aje kujyana itorero. Umunsi umwe twari twagiye ahantu twatabaye, turi ahantu kw'irimbi, twagiye gushyingura. Umushumba umwe arigisha, atanga urugero, aravuga ngo ariko mwaba muzi ko tuzapfa. Aravuga ngo yavuze ikintu gikomeye, ngo ari igihe yageze aratekereza, ese mpfuye ko nta mafaranga mfite byagenda ute? We yari afite ibyiringiro kuko yari afite akazi, ari umushumba ahantu yakoreraga. Arangije abyibazaho, asanga ku kazi ke baramuzigamira, bazamuha rwose, bazatabara umuryango we bamushyinguze. Ariko aza kugira igihe yagira amahirwe akazi bamushyira mu bwishingizi. Haboneka amahirwe yo kujya mu bwishingizi. Akatubwira ngo n'uyu munsi afite ubwo bwishingizi, aracyagura urupfu. Mbese ari kwitegura, abazi ko ejo azapfa byanze bikunze. Nubwo atazi nawe umunsi, ntago azi umunsi cyangwa igihe, ariko icyaza azapfa. Ariko nanjye nzapfa, nawe uzapfa. Rero mugenzi wanjye, niba wemera kuzapfa, niyo mpamvu waba unyumva ukijijwe, waba unyumva udakijijwe, iri ni ijambo rikureba. Niba utarakizwa, ndakubwira ngo kizwa. Niba utarakizwa, ndakubwira ngo Yesu ari kuguhamagara. Yesu aragushaka. Va mu byaha, va mu busambanyi, va mu matiku, va mu bujura, va mu biyobyabwenge, kuko Yesu azaza. Niwakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, wakira amahoro, wakira ubuzima, kuko muri Yesu harimo ubuzima, muri Yesu harimo kubaho, muri Yesu harimo kubaho. Umva wewe wamaze gukizwa, rinda ubugingo bwawe, rinda ubugingo bwawe, kuko muri Yesu harimo kubaho. Uyu mubiri wo uzapfa, ariko ikibazo ni urupfu rwo mu bugingo. Ubugingo bwawe, ubugingo bwawe burinde, ubugingo bwawe burinde ibyaha, kuko Yesu azaza kandi ntabwo azatinda. Haleluya, haleluya. Urakoze cyane wowe wumvaga iki kibwiriza, wowe wumvaga iri jambo, wowe wumvaga ubu butumwa. Bugenewe buri wese, ni ubutumwa bwa buri wese, ni ubutumwa bugenewe wamaze kwakira Yesu Kristo nk'umukiza mu bugingo bwe. Nawe burakureba, ntabwo bureba abatarakijijwe, twese buratureba. Iri jambo rireba buri wese. Yesu ahora atubwira ngo twitegure. Yewe nubwo waba uri umushumba, nubwo waba uri apostle, nubwo waba uri pastor, nubwo waba uri evangeliste, nubwo waba inshingano yose waba ufite, titre yose waba ufite, mu nshingano waba ufite, waba warize cyangwa utarize, urwego waba urimo rwose mu iyi si, intera waba uriho yose, iri jambo riri kukubwira ngo ba maso, kuko utazi umunsi cyangwa igihe. Ba maso kuko Yesu araje. Ba maso kuko Yesu aje kujyana itorero rye. Nawe utaramwakira, numwakire hakiri ku manywa. Numwakira kigutije uyu mwanya. Numwakire, aragutegereje, n'umunyembabazi, aragutegereje Yesu, aragutegereje ngo umwakire, agutegereje ubwuzu bwinshi, araguhamagara ngo ngwino umwakire mu bugingo bwawe, ngwino umwakire, araguha amahoro, ngwino umwakire wabona ibyiringiro, ngwino umwakire wabona kubaho, ngwino umwakire bwa bwihe wari ufite burashira, ngwino umwakire ya mahoro wari ubuze urayabona, ngwino umwakire, muri we harimo byose, muri we harimo ubuzima. Urakoze cyane ufashe icyemezo, urakoze cyane we unyumva. Jambo ry'Imana turi kuganira naha ngaha ndisoreje, ntabwo mvuga byinshi, ariko intego yaryo wibuke ko ari ukuba maso. Itegure, ba maso. Numara kuba maso uramenya igihe cyawe, numara kuba maso uramenya ko Yesu agushaka, numara kuba maso
uramenya ko ari we Imana iri guhamagara aka kanya. Imana iguhereza umugisha, kandi Imana ikwiteho, Imana ikugirire neza, Imana igufashe kubwo gufata icyemezo cyiza. Haleluya, haleluya. Kandi ndizera ndashidikanya ko wumviye iri jambo ry'Imana, Imana iguhaye umugisha, kandi Imana iracyakwitayeho, Imana iracyari kumwe nawe, ntabwo izagusiga kandi ntabwo izaguhana, kuko Imana ni inyamahoro, Imana igira ubuntu bwinshi. Urakoze cyane. Hanyuma ukande subscribe, ukore share, kande like, comment, zose zirakenewe. Sharing abandi nabo ubahereza iyo mbuzi, ubahereza uwo muburo, kuko barawukeneye. Ntushake kuzagendana na Yesu wenyine. Bwira n'abandi, bwira abakwegereye, bwira abo mubana, bwira abo mukorana, bose bakeneye iri jambo ry'Imana. Imana y'amahoro ikumpera umugisha. Ndabakunda ndetse cyane rwose. Imana iguhereza umugisha. Bye bye.